ikindi kibazo ku nyigisho y'ubushize. Ese ndamutse niyemeje kubana n'umuhungu hanyuma imiryango ikanga kubyemera kubera ibikomere byabo kandi mbizi neza ko jyewe ndi mukuri ntabiterwa n'ibikomere, nzahitamo kubaha ababyeyi cyangwa nzakomezanya n'uwo nakunze? Iki kibazo kiragoye kubera ko abantu benshi iyo ageze muri ibyo bihe yahuye n'icyo kintu usanga yihutira kwanzura ko ababyeyi babiterwa n'ibikomere. Bisaba rero kubanza kwitonda. Ubundi niki kikwemeza ko iki ngiki ababyeyi bawe bari kuvuga bagiterwa n'ibikomere? Wenda tuvuge kubizi neza koko babiterwa n'ibikomere. None se icyagukijije ibyo bikomere, igituma wowe urenga ibyo bikomere ukaba ushobora gukundana n'uyu muntu, ukaba ushobora kwemera kubana n'uyu muntu, icyo kintu cyagukijije wowe kuki utareka ngo kigere no ku babyeyi bawe? Ntekereza ko niba ari Imana yakomoye ibyo bikomere yabasha no komora n'ababyeyi bawe nabo bagakira icyo gikomere. Aha rero ntekereza ko nyine icya mbere kirimo ni kimwe twavugaga n'ubundi, ni akazi ugomba gukora ko kwemeza ababyeyi bawe bakamenya uyu muntu uwo ari we. Inshuro nyinshi twabivuzeho mu nyigisho kuri website, ni uko hari ukuntu nyine uba ushaka kubana n'umuntu ukaba uri excited, ukaba umutima wawe naho uri urashaka kwibanira n'uyu muntu, hanyuma ibyo ngibyo bikaguhuma amaso ku buryo udashobora kumva uruhande umubyeyi wawe abogamiyemo. Ibibazo umubyeyi wawe yibaza ntufate akanya ko kubimusubiza, ukirukanyira kumbwira ngo nkundana n'uyu muntu tugomba kubana. Batese nuwahe? Uti nuwo kwa naka. Kwa naka bagira gutya, kwa naka n'amarimanganye yabo. Ugasanga aho kugira ngo basobanurire uyu muntu we atandukaniye he n'ibyo ngibyo, ibyo bintu by'amarimanganye atandukaniye he nabyo, ubwo bugome ababyeyi bawe bazi ko iwabo uriya mwana bagira, uyu mwana atandukaniye he nabwo, ugasanga ahubwo wihutiye kukuvuga ngo ni akazi kanyu, bo ntibabyumva ntibagize gute. Icyo ntekereza cy'ingenzi hano ni ako kazi ko kumenya ngo ababyeyi banjye nabafashije kubyumva kugera ku munota wa nyuma, kugera ahantu iby'ibanze byose bakeneye kumenya kuri uyu musore, ibituma nshobora kumwemera nubwo bavuga ko iwaba ari abagome cyangwa se bimeze gute, ababyeyi banjye nabo barabifite. Ntekereza ko icyo nicyo kibanze. Icyakoze iyo birenze aho ngaho ibyo byose, reka tuvuge ngo ibyo byose byananiranye, ariko ntiwihute uvuga ngo byananiranye utarabigerageza, kubera ko kubigerageza hari wowe ubwawe gufasha ababyeyi bawe kubyumva, hari n'abantu bakuzengurutse. Niba wowe iyo ubibwiye papa wawe na mama wawe batabyumva, ese mu muryango wawe nta zindi nshuti ufitemo? Nta ba onkle n'abatante, ba nyogosenge, ba nyokorome, nta bahari wabwira ibyo bintu bakabyumva? Iyo ari bo bahindukiye bakajya kubisobanurira ababyeyi bawe nabo ntibabyumva, cyangwa wowe wabonye batakumvishe urekera aho ngaho? Numva biratandukanye. Ukeneye rero kuba ubizi neza ko byageze kuri urwo rwego bidasubira, mbese ntacyo utakoze. Ubaye rero ntacyo utakoze, hakurikiraho iki ngiki: ukomeza kubaha ababyeyi bawe. Kububaha no kubumvira ni ibintu bibiri bijya gusa ariko bitandukanye. Ntabwo ubahakanira cyangwa se uhitamo kujya kubana n'uwo ukunda ubigometseho, wabasuzuguye, wabatesheje agaciro. Oya, ni inshingano zawe kubaha ababyeyi bawe. Icyo cyo ntabwo gihinduka. Igishobora kutabaho bitewe n'impamvu runaka ni ukutabumvira, kubera ko iyo umuntu ageze igihe cyo gushaka abashobora, ntabwo nyine abakiriho iryo tegeko ryo kumvira buri cyo ababyeyi be bose, buri cyo ababyeyi be bamubwiye cyose. Kimwe n'uko ababyeyi bawe bakubwiye
gukora icyaha utajya gukora icyaha ngo uri kumvira ababyeyi. So ikirimo aho ngaho ni ukubanza ukaba ubizi neza nta gushidikanya, uzi ngo ibintu byose byasabwaga gukorwa kugira ngo ababyeyi banjye bumve aho mpagaze, bumve impamvu nkunda uyu musore, bakira uyu musore, narabikoze. Cyane ko gushaka witandukanyije n'umuryango wawe ntabwo ari umukino, ntabwo ari ikintu umuntu apfa kwirukanyira. Abatabizi nyine abatarabigeramo bagira ngo ni ibintu byo kwirukanyira, ariko icyo ni ikintu ugomba kwitondera rwose. Aha numva ari uko nguko. Murakoze. Hano mfite ikindi kibazo, ko hari igihe usanga ukundanye n'umusore rwose ukiyemeza ukabura amuzi nta kibazo bya bindi byose, ariko ugasanga ababyeyi baravuze bati ntitwatuma ubana n'uriya musore w'umukene, kandi mu by'ukuri wowe kubera ukuri mwahanye warabyakiriye ko muzabana, ariko ugasanga akenshi ababyeyi kubera kwifuza cyangwa gukunda ibintu babaye intandaro yo kuba kwakubaha kutabaho. Ikintu navuga kuri iki kibazo ni iki ngiki, ni cya kindi n'ubundi twakomeje kugarukaho. Hari akazi bigusaba gukora kugira ngo ufashe ababyeyi bawe kumenya umusore mukundana, niba uri umukobwa cyangwa se niba uri n'umusore, kumenya ababyeyi bawe bamenye umukobwa mukundana ameze ate, icyo umukundira ni iki. Kubera ko nk'ibi bintu by'ubukire n'amafaranga, none se ababyeyi bawe birengagije ko ntawe ubuvukana. Hari abantu nyine bagira amahirwe yo kuvukira mu ngo zikomeye, ariko niyo wavukira mu rugo rukomeye cyangwa se rufite amafaranga menshi, nta gihamya cy'uko ayo mafaranga uzaba uyafite. Ikintu kimwe gishobora guhamya ko ejo cyangwa ejo bundi uzaba ufite amafaranga, ni ukuba uri umuntu ukunda gukora, ni ukuba uri umuntu witeguye wirimbanira urugo rwawe. By the way, nta nubwo kubera ko ababyeyi bawe atari bo bazaba mu rugo rwawe, uru ni urugo rwawe. Ni iki se kibabwira ko izo modoka n'amazu bibahangayikishije? Numva nibyo bigaragaza ubukire mu Banyarwanda. Ibyo bintu, iyo mitungo ibahangayikishije, ni iki kibwira ababyeyi bawe se ko ari byo biguhangayikishije? Ntabwo abantu bose ariko barota kugenda mu modoka zihenze, ntabwo abantu bose ariko barota kubaho muri ubu buzima. Wowe rero uriwe utuma wemera uyu musore, ukwiye gufasha ababyeyi bawe kumwumva, bakamwakira, bakamenya ngo burya umukobwa wacu n'uyu nguyu n'ibi bimushishikaje nibyo yabonye muri uyu musore. Umukobwa wacu ntabwo afite ubwoba bwo kuzicwa n'inzara kubera ko azi ko afite umugabo uzi gukora. Numva bitandukanye n'iyo ababyeyi bakureba abanga uriya musore se utagira akazi. Ashobora kuba atagira akazi, kutagira akazi ntabwo bivuze ko atazi gukora. Ababyeyi bawe bareba adafite akazi bakavuga bati uyu muntu ntibishoboka. Kimwe nuko nawe mukobwa nabyo birashoboka, numva twarabigarutseho, ushobora kuba kubera ko watwawe n'amarangamutima utari kureba ko uyu muntu impamvu adafite akazi ari uko asanzwe ari umunebwe, ari uko ntacyo ashoboye. Ibyo ngibyo ababyeyi bawe ntibabikubwira, ntubitera amashoti ngo uvuge ngo ni ababyeyi ngo ntago banyitayeho, ngo bashyize imbere ibintu. Oya, ababyeyi bawe barabizi ko ntabwo ari bya bindi ngo niyo twakwiyambarira amababi nk'ibiti hanyuma tugatungwa n'ubwerezwa nk'inyoni. Kuko ibyo ngibyo ni indirimbo n'ibindi, ntabwo ari ubuzima busanzwe. Mu buzima nyine muzakeneraho kuba, muzakenera ibyo kurya, muzakenera amafaranga y'ishuri y'abana n'ibindi. Ibyo rero ukeneye kubyakira, ukaba uzi ngo icyo kintu nicyo nawe uri gutekereza ku bana, icyo kintu ntabwo ukirengagiza. Ugomba kuba ubizi ngo yes, ndamukunda nibyo, ariko niba mukunda, niba ngiye kubana nawe tuzabana hehe? Ntabwo muzabana ku muhanda, muzabana mu nzu mwakodesheje. So niba uyu muntu rero atashobora no kujya guterura ibuye ku ishansiye ngo bamuhe ayo bamuhaye
ayishyura icyumba kimwe mu kiryamemo, ukeneye kubyibazaho. So bivuze ko nyine ubushobozi n'amafaranga bifite umwanya wabyo mu rugo. Ababyeyi bawe niba babishyira ku mwanya bitariho, ukeneye kubafasha kumva wowe umwanya ubiha n'agaciro ubiha n'impamvu uhitamo gukunda uyu musore. Icyo nihanangiriza kubera ko nicyo Bibiliya itsindagira, kuko Bibiliya isaba abana kubaha ababyeyi babo. Pawulo wabivuga neza akavuga ngo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano. So Bibiliya rero iha agaciro kanini kubaha ababyeyi. So bivuze ko ntabwo ari ikintu wirukankira ngo kubera ukuntu ababyeyi bitwaye ngo bituma kwa kububaha ntabwo kuri bubeho. Oya, kubaha ababyeyi ni ikintu cy'agaciro mu buzima bw'umuntu. Hari amategeko agoye Imana yari yarahaye Abisirayeli, aho umwana yicwa kubera ko yananiwe kumvira ababyeyi. So ni ibintu byo kwitondera rero kubaha ababyeyi, ariko inshuro nyinshi ntabwo biterwa n'uko ababyeyi batumva. Inshuro nyinshi biterwa n'uko umwana atafashe igihe gihagije cyo gusobanurira ababyeyi be ibyarimo, kuko ababyeyi bawe baragukunda, bifuza ko uzagira urugo rwiza, bifuza ko uzabaho unezerewe. Niba batashaka uriya musore kubera ko adafite amafaranga, nuko bibwira ko wowe kuba ufite amafaranga menshi aribyo bizaguha urugo rwiza runezerewe. Niba rero wowe atari ukubibona, ukeneye kubibereka, ukabereka impamvu wumva ko uzanezerwa uri kumwe n'uriya musore kandi udafite amafaranga, bakabyumva. Ntabwo nshidikanya ko umubyeyi wawe amenye iryo banga wowe ufite mu mutima wawe rituma wumva ushaka kubana n'uyu muntu, yagushyigikira rwose. Ahubwo iryo banga rituma wumva ushaka kubana n'uyu muntu nubwo adafite amafaranga, wararimuhishuriye. Nicyo ngicyo. Ibibazo byose babajije bijyanye n'umuryango. Ndarabaza ati ni iki nakora ngo nemeze umuryango wanjye uyu musore dukundanye? Na Bea kikavuga mu gihe atemewe mu muryango ukora iki? Icyo wakora ngo wemeze umuryango wawe wakira umusore mukundana. Icya mbere, uyu musore umuryango wawe ukwiye kumubona, ukamwumva, ukamumenya, kuko nta kundi kuntu bamwemera. Intambwe ya mbere ni uko umuryango wawe umumenya. Ikindi kibanziriza icyo ngicyo, nawe ubwawe ni uko umuryango wawe ugomba kukumenya. Urabizi hari igihe tugira ngo ubwo nakuriye muri uru rugo, ubwo ari ababyeyi banjye baranzi, bazi ibyo ntekereza, bazi ibyo nkunda, bazi ibyo mpa agaciro. Inshuro nyinshi ntabwo ari uko biba bimeze. Usanga ababyeyi bawe nyine muri kumwe, baherutse bakohereza ku ishuri, ntabwo bazi niba warageze ku ishuri ugiye kwiga imibare ugatahura ko burya uri umukinnyi mwiza, umutima wawe ukajya mu gukina. Nta nubwo bazi niba waragiye ugiye kwiga ugatahura ko burya ikintu kikunezeza ni ukuririmba, ngo umutima wawe ujye mu kuririmba. So gufasha ababyeyi bawe kukumenya, bakamenya ibyo ukunda, bakamenya ibyo ushaka, bakamenya n'umuntu wowe ubwawe uriwe. Ubundi wowe urebye muri ubu buzima wumva ushaka iki, wumva ushaka kubaho gute. Iyo ababyeyi bawe icyo bamaze kukimenya, bahita bamenya nyine, urumva hari agatebo bahita bagushyiramo. Uzagera kuki mu buzima, uzaburinde. Urumva umwana wohereje kwiga, agiye kwiga imibare n'ubugenge nk'ibyo twigaga kera, yagera yagatahura ko burya ari umukinnyi mwiza wa football. Iyo ubimenye ukamenya ko ikintu cy'ingenzi kiri mu buzima bw'uyu mwana ntabwo ari ya mibare n'ubugenge wamwohereje kwiga, ni ikipe y'ikigo akinira, uhita umenya ngo ntabwo mutegerejemo ko azaba muganga, ntegereje ko azaba ari umukinnyi. Urumva icyo kintu, hari ukuntu umwana agaruka mu rugo ababyeyi ntibabimenye, bagakomeza gutegereza ngo umwana azaba muganga, nyamara ubuzima bwe buri mu kibuga cya football. So urumva ako ni akazi ka mbere ugomba gukora. Niba uri umukobwa, iwanyu bazi ko ukunda iki, bazi ko ubayeho ute, bazi ko inzozi z'ubuzima bwawe ari izihe.
kuko icyo gihe bituma bamenya ngo burya uyu muntu azashaka umugabo umeze gutya, azabaho gutya. Icyo nicyo kibanza. Icya kabiri, noneho uyu musore mwakundanye iwanyu baramuzi, bamutekerezaho iki? Ibyo bamutekerezaho bishingiye kuki? Hari ukuntu nyine uzanye umusore mu rugo, iwanyu ntibazi uyu musore ni uwahe, akora iki, abayeho gute. Bamureba gusa bati yewe uyu we ibyo uyu wese ntabimenya. Nawe uburyo uvuga, uburyo ugaragaza umusore mukundana bituma iwanyu bamwubaha cyangwa batamwubaha. Ikindi, uburyo wimvovinga uyu musore mu buzima bwawe, agira ahantu ahurira na famiye yawe, bamumenye, babone ko burya aritanga, burya azi gusabana n'abantu, azi kuganira nabo. Nutabaremera amahirwe yo guhura uyu musore, nutamuremera amahirwe yo guhura n'umuryango wawe, ntibazamenya niba azi gusabana, niba yihangana, niba yitanga. So ako kazi rero nako karimo. Nicyo ngicyo wakora kugira ngo wemeze umuryango wawe bakira umusore mukundana. Iki kintu abantu benshi bakunda kwirukanyiraho ngo baramutse batamwemeza, banza ubemeze. Wowe se ko wamwemeye? Uwo urinjije ku buryo utamenya guhitamo umusore mwiza? Niba wowe waramwemeye, kuki wumva ko mama wawe atazamwemera? Iki ngiki nakigarutseho. Wowe ko wamwemeye, nuko urinjije se utazi guhitamo? Impamvu wamuhisemo, hari impamvu wamwemeye, kandi ni wowe uzabana nawe. Niba ari umukene, niba agize gute, niba ibyo warabirenzeho ukamwemera, birumvikana. Ibingibi turimo turabivuga, ndimo ndabikubwira nk'umuntu wasobanukiwe cya kindi cya mbere twahereyeho, wamaze gukira ibikomere, ufite agaciro kawe muri Kristo, uzi neza aho ubuzima bwawe bwerekeje. Kubera ko baye uri kumwemera kubera ibikomere uterwa n'amateka n'ibindi, urumva aho waba ufite ikibazo. Narabivuze. Icyakoze, niba uyu muntu waramwemeye, ni igihamya ko na mama wawe yamwemera, na papa wawe yamwemera, n'umuryango wawe wamwemera, kuko we waramwemeye. Igisigaye ni uko ibyo wamubonyeho bigatuma umwemera, ubyereka n'ababyeyi bawe, n'abandi nabo bakamenya ubwo bwiza bwe, uko kuntu ari igitangaza, nabo bibereke babimenye. Numva nicyo ngicyo murakoze. Ntekereza ikindi kintu, kugira ngo umuntu wenda agende yakira umuntu, hari n'umurimo Imana ikora mu muntu nyine wo kugira ngo uyu muntu mwakire. Murabizi, sinzi, abantu tuba dufite ibintu tuba twarashyize imbere, ukumva hari ibintu runaka wenda ureberamo umuntu agaciro ke, ariko uko umuntu agenda, navuga Kristo yiharira ubuzima bwe, hari icy'agaciro nyine, hari agaciro ubuzi kanyako mu muntu katuma nyine wemera umuntu ku buryo n'iwanyu wenda batamwemera, kubera ko urabizi ikimataringa mu buzima bw'umuntu si uko uyu muntu afite amafaranga, si uko uyu muntu afite wenda ibi na biriya, ahubwo wenda nuko uyu muntu azambera umugabo uzarushaho gutuma ndushaho gusa na Kristo. Ibyo ngibyo rero, uwo murimo umwuka wera aba yarakoze muri wowe, biba byarafashe igihe, sibyo? Ntekereza ko no mu gusenga, no mu gutuma nyine bya bindi byose utekereza ababyeyi bawe wenda bakigenderaho, bakivuga ngo agomba kuba ari iki na kiriya kugira ngo tumwemerere umukobwa wacu, nawe ukwiye kubaha umwanya, kuko nawe niko wari umeze kera. Wibuke neza nyine Kristo ataraza mu buzima bwawe, simbizi wowe ukuntu byagenze, ariko twese nyine niko twari tumeze kera. Nyine wumva hari uclassifying abantu, cyangwa se umuntu umuha agaciro bitewe n'ibyo sosiyete ivuga ngo uyu muntu nyine nibyo bimuha agaciro. Ariko uko Kristo yagiye akwemera nawe ntacyo uri cyo, ukabona ko nawe ukwiye kwakira umuntu uko ari muri ka gaciro Imana imubonamo, kuba ari umwana w'Imana, kuba ari umuntu Imana yaremye mu ishusho yayo. Ibyo ngibyo birenze wenda bya bikomere by'amateka yacu, ibyo nabyo ubwabyo nyine byatwaye igihe cya mbere
kandi ni umurimo umwuka wera yakoze muri wowe. So rero ntube umuntu ucira urubanza ababyeyi bawe, ahubwo fata igihe nabo cyo kubumva, kuko nabo bari bameze nyine uyu munsi struggle bafite nawe wigeze kuyicamo. So bahe umwanya kandi unabasengere, kubera ko nyine twe Imana niyo yadukijije ibi bikomere byose, yaba iby'amateka, yaba iby'ubuzima wakuriyemo, yaba ikindi kintu cyose cyaba cyarazanye igikomere mu buzima bwawe, ni Imana yagiye ikigukiza ku buryo uyu munsi ushobora guhitamo umuntu nta kintu na kimwe ushingiye gusa ku gaciro afite muri Kristo. So njyewe ikindi kintu navuga ababyeyi bawe, wibareka, wikumva nyine icyemezo ari ukufata icyemezo ngo ugende ubareke ngo ntago bari kukumva, bahe uwo mwanya barawukeneye, kandi rwose basabire, basengere Imana nyine cya kindi yemeje umutima wawe ko umuntu agaciro ke kava mu kuba yaremewe n'Imana, nabo izabizana mu buzima bwabo bageraho bamwemere. Wibuke neza ko uru rugendo nanone ntago ari urwacu, intambara nubwo ibyo byose byazamo, twibuke dufite umuntu uturwanirira, dufite Imana itwitayeho, kandi n'ibyo byose ntago ari ibintu biba byaje kubw'impanuka, ahubwo biba byaje kugira ngo bigire ikintu runaka byigishe, yaba wowe iyo process yo kwihangana no gufasha no gusengera ababyeyi bawe, kugira nabo ahari igihe kimwe Imana izabakiza ibyo bikomere. Na wa mugani byumvikane neza ko ntabwo uyari kwemeza ababyeyi bawe ntabwo bikorwa n'ibisobanuro wabahaye gusa, binakorwa n'umwuka wera akora ku mitima yabo. Iki kintu ni ingenzi cyane, urakoze kucyongeramo. Ntabwo ari ubwenge gusa wakoresheje, hari akazi ugomba gukora, akunda agatsindagira, kuko abantu benshi bagira ngo nzabasengera gusa kandi ntubahe amahirwe yo kumva. So ubibabwire, ubibasobanurire, babyumve, ugende urema amahirwe, ureme opportunities zo kugira ngo abantu bibasobanurire. Hanyuma muri iyo process yo kubibasobanurira, ufate n'umwanya uhagije wo kubasengera. Ufate n'umwanya uhagije wowe ubwawe wo kwisengera, kugira ngo Imana iguhe umutima wo kwihangana. Wa mugani ntabwo ari impanuka ko umusore wishimiye iwanyu batari kumwemera. Wibuke Imana yari ihari ujya kumuhitamo, kandi ifite n'ubutware bwo kugira gutya iwanyu bakabyemera. Ariko niba yemeye ko unyura muri iyo process yo kwihangana, yo kubasengera, yo kugira gute, nuko izi ko hari ikintu kizayihesha icyubahiro muri uko kwihangana kwawe. So ni ngombwa ko tubyibuka mu mpande zombi, hari umurimo wacu, hari n'umurimo w'Imana, hari n'umurimo dufatanyamo n'Imana. Imana nizemeza imitima y'aba bantu, ni wowe uzababwira. Hanyuma kubasengera no kwisengera nibyo bigufasha kurushaho kwegerana n'Imana no gusohoza icyo Imana ishaka muri ibi bintu. Murakoze cyane. Ikindi kirimo turekera kenshi usanga bigoye guhura n'umuntu mudahuje igitsina muganira kabiri gatatu muri kuganira gusa. Yaba abantu babazengurutse batangira kubabaza niba mukunda, ndetse nawe ugatangira kubyibaza mu mutima wawe. Rimwe na rimwe waba utangiye kumwiyumvamo, ibyo twita kururwa nawe, akabaho kugira ubwoba bw'uko wamubura bakamugutwara, maze ukumva umutima wawe byaba gutuza ari uko ufitanye n'isezerano ryo kubana. Wenda nubwo ubizi neza yuko utaramenya bihagije nk'uko ruriya rwego mwatubwiye rwa kane, ese hari icyo bitwaye umusabye ko mugirana isezerano ryo kubana, hato atagucika bigakomeza umutima wawe? Iki ni ikibazo cyiza. Ni koko abantu benshi bahubukira kwemerera umuntu kubana n'igihe bataramumenya, cyangwa ukumva utuntu duke muziho baramutse bamuntwaye se.
ibyo ngibyo ni ukwibeshya. Ninde se wakubwiye ko hari umuntu uri hariya umutegereje ushaka kumujyana, ku buryo nutindiganya gatoya bari bumujyane? Kubera ko iki ngiki nacyo ni ngombwa ko abantu bibwiza ukuri. Numuha isezerano cyangwa nawe nakwemerera ko muzaba, akabyemera atazi neza ibyo yemeye, umuntu wemera ibintu atabizi neza abivamo nk'ako kanya. So icyo kintu rero washingiraho ngo umutima wanjye watuza ngo ari uko ngo amaye isezerano ryo kubana nubwo ntaramumenya neza, aho waba uri kwibeshya. Reka tugaruke kuri cya kindi ngo iby'abantu nyine bavuga babonye uri uganira n'uyu mukobwa uko uvuganye n'umukobwa ngo murimo kumenyana. Iki ngiki kirasaba ko tugaruka kuri cya kindi nanone twabonye kijyanye no kumenyana. Ntabwo ari akazi, ntabwo bigusaba gusohokana n'umukobwa kugira ngo umenye ko afite intege nke runaka. Rwose nawe mukobwa ntabwo bigusaba kubanza gusohokana n'umusore umenye ko afite intege nke runaka. None se ubu nta bakobwa uzi neza nk'umusore uzi ko bafite izi ntege nke n'izi kubera gusa ko murakorana ku kazi, uzi uburangare bwe, uzi umwete we, uzi intege nke ze, uzi imbaraga ze nyinshi. Ayo ni amakuru uzi, urayazi neza, nta gushidikanya. So none se nuko wasohokanye nabo, ibyo no ku mukobwa niko bigenda. Hari abasore uzi ko ari intwari, hari n'abandi uzi ko ari cya kindi kandi ukaba ubizi atari uko mwasohokanye, atari uko mwakundanye. So ibyo rero ni urwitwaza abantu bazana ngo kugira ngo tubanze tuvugane ni uko aba yemeye ko ankunda, cyangwa mbanza kumubwira ko mukunda kugira ngo yemere kumpa amakuru. Ubwo si umukunda tutamuzi. Hari ikintu utekereza wenda ko ari cyo nicyo ukunda, utekereza ko ari umwana mwiza, ko ari inyangamugayo kubera ko umuzi aririmba muri korari. Ariko kuririmba muri korari ntabwo bivuze ko umuntu ari inyangamugayo, nta nubwo bivuze ko uyu nguyu ari umwana mwiza. Nta kuba asa neza inyuma afite uburanga ntabwo bivuze ko afite n'umutima. So icyo kintu rero cyo kuvuga ngo abaye ampaye isezerano ngo twavuga namumenya gute tutasohokanye, rwose hari abakobwa uzi neza, uzi intege nke zabo, uzi imbaraga nyinshi zabo, uzi n'uburyo mwakorana. Niba uri umucuruzi hari abakobwa uzi uburyo mwacuruzanya. Niba ibintu byose waba ukora ibyo ari byo byose muri network yawe cyangwa se mu bantu bakuzengurutse, harimo abakobwa uzi neza. Niba uri umusore, by the way, niba uri umusore utari nyamwigendaho, niba uri nyamwigendaho, uri wa musore nyine wiziritse ku kazi ke, udahura n'abantu, utagira ahantu ahurira n'abantu, ibyo byo rwose uzatoragura uwo mukobwa nyine utazi yava n'iyajya. Rwose ntabwo niba ushaka kuzubaka urugo rwiza, imwe mu ntambwe ugomba gutera ni ukwiga kubana n'abantu mu buryo busanzwe, ugira ahantu uhurira n'abantu, ugira uko uganira n'abantu. Niwizirika mu kazi kawe, rwose ibyo kubaka urugo rwiza ntabwo ari ibyawe. Numera nka bya bindi by'abasore b'iki gihe ngo nzashaka inote ngo abakobwa bazizana. Abo ngabo abaza bakurikiye inote ntabwo ari abavamo abagore beza. Abakurikira inote ni indaya, ntabwo ari abagore. So icyo ngicyo uba ukizi mu mutima wawe, ureke kwibeshya, wibwize ukuri. Umukobwa uzagukunda kubera ko akurikira amafaranga yawe ntabwo ari umukobwa ushaka ko mwubakana, ni umukobwa ushaka ahantu yikurira amavuta yo kwisiga n'ibindi n'ibindi, sibyo? So icyo ni ikintu ugomba gufata mu kuri kwacyo. So naho rero ko ibindi reka ikibazo nyirekera aho ngaho. Icy'ingenzi ni uko rwose kumenyana n'umuntu, nubeshya umuntu ngo uramukunda utamuzi, ibyo ni bya bindi Pawulo yihanangirije Abaroma ko badakwiye kugira urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya. Kubeshya umuntu ko umukunda utamuzi ni uburyarya. Ikindi kintu ntekereza
kuri icyo ngicyo kuki wumva ngo uyu muntu nagucika ngo ahari se wenda ngo abandi bazamutwara. N'abandi nibamutwara ubwo nyine ntabwo azaba ari uwawe, umwuka wera azaba yakuvugishije mu buryo bumwe. So sinumva rero impamvu wumva ushaka gushyira controle kuri uyu mukobwa ngo mubwire kugira ngo atancika. None se uzi gute ko ari we muzabana? cyane ko ushobora no kubimubwira akarenga akagucika. Si ibyo none se ntabo bacitse kandi barabibabwiye. Bazi ikibazo cyawe. no gukomeretsa umutima. Akancika hanyuma umutima wanjye ugakomereka. None se ahubwo aho ngaho hari ikindi kibazo. Aho hari ikindi kibazo. Umutima wawe umaze gukomereka ute? Wagiye gukunda umuntu utamuzi, ubundi ubwo ni bwa buryarya twavugaga. Ntabwo umuzi, warebye ahari se wenda ishusho y'uwo ari we, aba ari byo navuga ukururwa nabyo, cyangwa se irari ryawe rirazamuka. Niba wumva umuntu azagukomeretsa umutima, umuntu nturanamukunda, uri kumva ukururwa nawe gusa, umutima wawe uzakomereka gute se? Umutima wawe wabigezemo igihari nuko hari amarangamutima muri we, kandi n'ubundi ugiye no kubimubwira ugasanga afite undi, wakomereka niba uri ukomereka. Icyakoze nanone abantu ntibakabitinya kuba wabwira umukobwa ko umukunda hanyuma ntibivemo, nta gitangaza kirimo. Ntabwo abantu bakwiye guhora bigwanditse bigize ukuntu we baba ntakomereka ye baba ntagira gute. Nta kibazo kirimo rwose. Nubwira umukobwa ko umukunda hanyuma ntagusubize ati ngiye kubitekerezaho bikamara amezi 2, wagize se ngo niwe wa mbere? Uzabaza abantu bose bashatse, bazakubwira inkuru z'abantu bakundanye ntibivemo, bagakundana n'abandi ntibivemo, hanyuma ariko igihe kikagera bakaza kubona abo bakundana. Ni abantu bake cyane uzabona bashatse yasubiza amaso inyuma akavuga ngo uriya mukobwa ngo naramubwiye arankatira ngo narahombye. Nta n'umwe, kuko umuntu wese washatse nuko yari yabonye uwo muntu. By the way, ndi kuvuga ku bantu bubatse ingo nziza. Hari n'abantu nyine bahuye n'ibyago, Imana batabare, ariko umuntu wubatse urugo rwiza arabizi. Umuntu wese uzasanga afite urugo rwiza nubimubaza uzasanga hari intambwe yanyuzemo, hari ibintu yagiye ageraho akavuga ati ibingibi nari nibeshye. Uzasanga muri we afite amashimwe, ibintu ashimira Imana ko uriya mukobwa yamukatiye, uriya musore bitavuyemo, kubera ko nyine muri ibyo ngibyo byamugejeje mu mwanya arimo, byamugejeje ahantu azi neza uwakunda uwo ari we. So abantu be gutinya gukomereka imitima n'ibiki, ngumure Kristo azaboma. Ikindi nanone ntekereza kuri icyo ni uko urukundo nanone rufata igihe. Ntabwo ari ibintu nanone tuba dushaka gushyiraho. Uzamenya ko ukunda umuntu nimuba rwose mutari kumwe mukamara ukwezi, amezi angahe, urukundo rugenda. Urukundo ntabwo ari pafu. Irari ni pafu kuko ubona umukobwa yambaye uko yambaye agatima kakagenda. Iyo utazi kwigenzura uramwegera ukamusuhuza ukamwaka inomero, ukaba ugiye muri ya nzira y'ubusambanyi ejo cyangwa ejo bundi, niba ufite urugo rugasenyuka, niba ufite ubuzima bukangirika. Ibyo ni irari, ibyo ntabwo ari urukundo. Urukundo rufata igihe, rufata umwanya ukabitekerezaho, ukabisesengura, ukaza kugera ahantu uvuga ngo burya koko uyu muntu ndamukunda. Anyway, nta nubwo rugira ubwoba bwo gukomereka, by the way, kubera ko urukundo ntirwishakira ibyarwo. Ushaka umuntu uzagukunda nawe ukamukunda. Ntabwo ari ukunze akakwemerera kubera ko wamukunze. Oya, ushaka umuntu ugukunda
nawe ukamukunda, ku buryo nyine wa muntu ashaka arota wamuvugisha, wa muntu agasanga ni wowe, ku buryo nujya kubwira umukobwa ngo ndagukunda usanga uyu mukobwa yari amaze iminsi asenga ngo mana wamfashije uriya musore akabimbwira, kubera ko uramukunda nawe aragukunda. Ntabwo ukeneye umukobwa uzajya kubwira ngo ndagukunda akakureba ariko nk'ubu uyu nguyu yavuye hehe, nk'ubu uyu nguyu ibi ngibi bari kubitekereza gute, kubera ko ibyo byo bizakugora. ntekereza ari na impact mbi nyine ya social media, ibintu tureba mu mafilme, kubera ama episode ukuntu baba barabikinnye, buracya abantu bari muri filime bagakundana ukabona nyine ni ibintu bitwaye agahe gatoya. Mu mitwe yacu rero hari ukuntu abana benshi ugenda ubona bibagiraho ingaruka nyine, aho akundana n'umuntu hagashira icyumweru kimwe akumva ngo aramuzi, akumva akabaye rwose yamukunze, akumva rwose ngo yamukunze byarangiye nta kintu ufite cyo kumumenyaho, ukumva wamubaza se guys uyu muntu umumenye icyumweru gishize, none se muri icyo cyumweru koko waba wamumenye? Amuzi ari muri konje ntaramumenya yasubiye ku kazi. Umuntu mwahuye ari muri konje ukumva wamumenye uramuzi, ntuzi ari muri stress y'akazi uko bigenda, ntuzi iyo ari mu rugo ari guhangana n'ibibazo by'umuryango uko bigenda. Urumva ikintu muziho, icyo utekereza ko ukunda kuri uyu muntu ni a small version y'uyu muntu, agace gato k'uyu muntu, wa muntu nyine uri muri konje uri kuruhuka. So nicyo ngicyo, murakoze cyane. Icyatumye dutegura inyigisho ndetse n'izindi nyinshi wasanga ku rushaka.rw nuko twifuza kubona umuryango nyarwanda urangwa n'ingo nziza zishoreye imizi mu rukundo rwa Kristo.